ikibazo cyo muhanda kimeze gite tumaze kuvuga impinduka muri Minefra ubwo no kugira ngo abayobozi bashya muri Minefra babe bagira icyo bakora haturangira rubatse umuhanda uva hano kuri radari kuri polisi mu Busanza uvuga amazina y'ahantu yego mu Busanza uwo muhanda uhuza Kicukiro Kagarama na Busanza ubwo ni wa wundi uca ku Muyange uca ku Muyange good vuga uko nari foto yubushize imodoka yahirimye igahitana n'amapoto ubwo nivuga imodoka amamoto n'amagare byo barashize kuri iyo ngingo igikombe cy'isi kigiye kubera kure yego ahantu harimo difference y'amasaha atari munsi ya 5 hano ariko manza hari ahandi nari narabivuze ubu tugiye kubona abagabo bacika mu ngo zabo abana bababure ibyo ni bya akazi kenyine ariko ntago bivuze ngo urajya muri match madame atabyemeye yego natabyemera uraguma huyireberaho cyangwa se mujyane cyangwa uyire none se natabyemera oya buretse gatoya erega turi kwigisha kurwanya amakimbirane ugomba kubijyamo mwabyemeranyijwe nyine natabyemera urayireka ukayireka urasigara uraguma mu rugo wishimye urahitamo match n'umuryango oya muraba muri kuvugana urahitamo match n'umuryango oya buretse nyine muraba muri kuvugana aho ngaho ibyo uzabivugira ahandi iyi mondial igiye gusenya ingo ntureba match ugashaka kuzarangiza mondial yose utaha saa 8 saa 7 urugo rwawe rwa rusanzwe ruhengamye nutinda muri match inkike yari isigaye izagwa ariko iyi mondial ku miryango muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufitiye amakuru meza Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu mwari waramutse neza umeze neza sapa rwose nanjye meze fresh cyane izi mpinduka zabaye muri cabinet wazibonye cyane ntazibonye naba ndi ikibwo utazibonye ngo waburi iki ntabwo ntazi umwuga nkora ibyo nta rwose yego ni impinduka wakiriye gute wabonye gute ni impinduka hari aho zari ngombwa cyane ku bwanjye ku makuru yanjye yego arizo nabonaga ari ngombwa ariko uwazikoze we zose yabonaga ari ngombwa yagiye hari ibyo mba ntazi nko muri za ambasade ariko cyane cyane nka Minisiteri y'ibikorwa remezo yasaga naho inaniwe ukuntu ni nayo nagiye mbona abantu benshi bagiye bagarukaho abantu bo bihorere kuko biterwa ubu turi kuri ngewe yego ni nawe ugiye kwigarukaho yego abantu abo bihorere bakoze ibyabo nanjye igiye gukora ibyayo Minisiteri y'ibikorwa remezo cyane ko ifite ibigo bikomeye ishingiyeho babona amafaranga menshi yego ishamikiyeho ibigo bikomeye REG Wasake Rwanda Housing babyumva n'ibindi manza na Civil Aviation ari hira ariko wenda katureba ibyo ngibyo bikora ku baturage cyane birebana n'abaturage cyane REG Wasake so bien sûr na transport ariko ubwo rurayo narura birashoboka narura mu minsi yashize kuva kadutera ikirari nko mu myaka nk'itatu kuva ku bwa Dr Ernest yafite umudamu umwungirije witwaga Patricia uribuka bigeze kuvuga ibya transport yo mu mujyi bemera imodoka 300 ari mu kwa gatatu mu gihe cy'umushyikirano
bigera mu kwa 9 hamaze kuza izitagera no kwijana, ubwo icya transport gikomeza kuba agaterera nzamba. Yego. Ernest avuyeho akantu kabaye nubwo abantu batabitinzeho mu gusobanura ibya transport, havuze uwo mudamu state minister, ariko full minister nawe ahari. Manza ari ikiganiro moderateur yari Barore. Nyuma yaho Ernest avuyeho uno Dr. Jimmy Gasore yaje nk'umuntu wabireberaga wenda kure cyangwa bikurikirana, yazanye ibintu 3 cyangwa 4 5 bitari bisanzwe kandi abaturage bahoraga bavuga. Harimo ikibazo cy'uko rura yahanaga abantu batanga lift. Transport ni ikibazo, bavugaga amakampani 3 mu mujyi wa Kigali, abantu buzuye mu byapa, imodoka ziri kugendamo umuntu umwe gutanga lift birahanirwa. Niyo yaba ari umugore utwite byari bibujijwe imbere ya Gasore. Ibintu byo kuvuga ngo amalinye, vuga ngo niba ukora kuri linye ya Nduba ntabwo ushobora kujya muri intervention y'Kimironko, ibyo byo kwibazaho bishingiye bikakunanira bikakuyobera. Akigeraho ngira ngo nk'ukwezi kwa mbere nibwo yahise basohora itangazo bavuga bati abantu gutanga lift biremewe, ariko gutwara abantu wishyuza bisaba icyemezo cya rura. Icyo cyo na mbere ye ntago cyabagaho. Avuga ati niba ari lift utari bwishyuze, okay, ariko niba uri modoka iri prive ituruka Mayange ije i Kigali, ukeneye abantu mugerana i Kigali uzabishyuza, genda rura iguhe igipapuro. Yego. Hanyuma hazamo n'icyo kuba no kuvuga ngo igihe ahantu runaka habaye ibikorwa byinshi, hajye imodoka nyinshi zihindura amarinye. Niba Rayon Sport na APR byakeneye Gicumbi, nukuvuga ngo imodoka yari muri linye ya Rwamagana ishobora kujya gutwara abafana bajya Gicumbi n'abaza kuvayo. Yego. Niba mu Ruhango kwa Yezu gira impuhwe habereye igikorwa cyo ku cyumweru cya 2 cy'ukwezi, ubwo nuvuga ngo linye ya Ruhango yongererwa imodoka zive mu yandi marinye. Ugasanga niba linye ya Kibeho igira imodoka enye, ariko niba bitwegereje 15 z'ukwa 8 bayihe nibura imodoka 20. Ubundi mbere ntibyabagaho. None ugasanga mu Ruhango ku cyumweru cya 2 cy'ukwezi abajya Ruhango babuze imodoka, izindi abajya Kayonza imodoka zabuze aho zitwara paritse. Ukibaza ngo ibyo ni ibiki. Aho niho hanaziragamo akavuyo k'abantu muri gare, ntago beruka kubyumva. Babonaga muri ibyo bihe niba hari linye ijyamo abantu benshi, hakaba abantu bazamura ibiciro, akavuga ngo wabuze imodoka, niba hari 1000 akavuga ati zana 5 nkwereke. Urabyumva? Kubera iki? Bari babaye barusahurira mu nduru. Ariko rusahurira mu nduru nyine, induru niki nako kavuyo. Irinye imwe ibimodoka birabyagiye, indi abagenzi baheze mu nzira. Aje ibyo bintu, izo mpinduka ndumva byari nk'ibintu 3 cyangwa 4 cyangwa 5 bimeze gutyo. Yego. Araza. Ariko nanone ibibazo byo muri Rwanda Housing, abayobozi baho ni buri munsi bagiye, bamwe bakaburana abandi kuko habamo amafaranga cyane. Sinjya mu biremereye, sinjya mu by'ibibuga by'indege, ariko imihanda, amazi, hari akantu kakemutse muri REG, niyo mpamvu uza kubigarukaho. Abantu bo muri REG benshi bo mu mashanyarazi benshi babaye nk'ababona ama promotion, kuko ibyo muri REG bisa naho byakemutse. Niyo mpamvu nakubuzaga ngo kuvuga abantu, kuko hari abasesengwe bavuga ko ngo tumaze iminsi tubura umuriro. Uko biri kose muri REG nibura hari ibyagiye bikemuka. Byakemutse bite? Uribuka ko Wasake, iyo mvuga REG na Wasake, uribuka ko Wasake umuyobozi wayo amaze iminsi mu nkiko. Sinzira n'ubu byararangiye. Ibyo kwiba amazi, ibyo kugira gute amazi ataboneka, byageze n'ahantu Dr. Jimmy Gasore ajya kwifotoreza munsi niba ari ikiraro cya Nyabarongo, yerekana ngo dore ngo impamvu amazi yabuze ngo byagarukiraga none dore byaramanutse. Ariko umwe n'ikinyamakuru n'igitangazamakuru kimwe.
ukabona aho kugira ngo bagaragaze ibisubizo bifatika barimo barashaka baragira butisi barashaka nk'uduhenda abana kugira ngo badukinge mu maso ntiberekane ikibazo nyirizina. Ubwo impamvu mbikomojeho mu rubanza rwa Profesa Munyaneza Omar bavuzemo umuntu Minefra yari nk'umudafu cyangwa sinibuka. Minefra yahayidinze yazanye ngo agire ibyo akemura muri administration ya REG. Umanza ari n'umunyamahanga abikora neza, amaze kubikosora bamujyana Wasake. Ageze Wasake ahura n'ikibloke ho ntibyakemuka. Babyumvise? Kiramugonga. Simbizi ariko ibyo yakoze muri REG yageze muri Wasake biranga. Byavuzwe mu rubanza. Ntabwo ari byakaregeye, byavuzwe mu rubanza. Bati uyu muntu bazanye akajya Wasake akabitunganya, akajya REG akabitunganya, ni gute yageze muri Wasake bikanga? Urabyumva? Ndabyumva. Wasake ndayivuga ntabwo nyikubitira mu kadeye kuko nabashuti bacu promoma nabo barimo barabikosora kuko dibwe barifashisha n'itangazamakuru ngo rimenye ibyabyo ibyo bakora. Narura abo turabashima kuko byinshi twabapondaga kubera ko rimwe na rimwe hari ibyo tutazi. Ahubwo urumva icyo bari gukosora, Wasake iri gukosora ni ugutanga amakuru ku bijyanye n'amazi, uko ibiciro bigenwa, inganda zihari, ikuntu bihenda. Urabyumva? Tudategereje raporo ya Auditeur General kuko ibyo bigo raporo ya Auditeur General buri mwaka mu nteko n'uguponda. Ukwezi kwa gatanu icyumweru cya mbere kwa gatanu akenshi Auditeur General abariyo kandi Wasake REG ntibyabura. Ibyo byose bishamikiye kuri Minefra. Yego. Hari n'abandi numvise bavuga ikibazo cy'imikoranire nabyo ntibyabura. Imikoranire y'abarimo ariko ubwo ni nkaho n'ubundi nabivuzeho guhera ku bwa Ernest. So noneho rero uyu munsi abantu bahaye impinduka zikomeye cyane abantu bagomba kubona nuko Minefra yahawe ministre mushya n'aba state ministers babiri. Ubwo hagiye Dr. Jimmy Gasore, hagenda uwihanganye Jado, n'est-ce pas? Wahoze ari ambassadeur muri Singapore. Noneho asimburwa ministre w'ibikorwa remezo mu Rwanda Shyaka Damien, Bwana Zingiro Armand, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Uyu Armand niwe wayoboraga REG. Wabyumvise? Ndabyumva. So iyo biza kuba REG hari ikibazo abantu muri REG ntabwo yari kubona promotion. Babonye ama promotion. Hanyuma Colonel Bizimungu Claudie, umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Ndumva ngo aba state ministers muri Minefra babaye babiri barimo n'umusirikare. Ibyo nabyo hari icyo biba bisobanuye. Kandi uyu musirikare yabaga mu cyo bita nabyo ni ibikorwa remezo muri gisirikare manza aribyo bita engineering brigade. Uyu nibyo yararimo. Bazanye wayoboraga REG, bazana n'uwo muri Turika. Urumva iyo ministeri ko noneho babibonye nyine ibaba amafaranga, ifatiye runini abanyagihugu, igomba gushyirwamo imbaraga. Noneho muri REG uyu wayoboraga REG yabaye state minister, nawe asimburwa n'undi umaze igihe muri REG wayoboraga ngira ngo Kivureke ibintu nk'ibyo, umushinga wo gutanga amashanyarazi aturuka mu Kivu. Uwo niwe yitwa nka Maximilien Jokuru Byiringiro, niwe waje kuyobora REG. Babyumvise? Urumva muri REG hejuru cyane. Bo bagiye hejuru cyane. Kubera ki zampinduka wa muntu yakozeyo yagera Wasake bikanga. Si ukuvuga ko muri REG byakemutse byose, ariko baragerageje pa raporo ya Wasake. Good. Mifotora yose nyivugaho niba mvuye kuri Minefra, mifotora nta ibyaba byose iyi Minisiteri y'umurimo ntikigaragara. Ejo ndari ari umunyamakuru wambajije ngo nimuhe nimero za ministre, ntabwo yazura mushaka iki. Ni ati sinzi ibintu yavuze kweri. Yarambwiye ngo none se ngo sibo badusinyira ngo sibo batanga amakonje. Minisiteri y'amakonje cyo
icyo cyo ni amakonji. Ndamubaza ese umunsi w'abakozi warabaye nibura, ubundi minisiteri y'umurimo ntabwo uyirebera ku makonji, uyirebera ku munsi w'umurimo, ibyagezweho, abakozi n'abakoresha bakicarana, abakozi babaye indashyikirwa, guhanga imirimo, ibintu nk'ibyo. Ariko reba ibyo ejo twavugaga bano bana bikoye, dusigaye dufite abazamu b'imyaka 18 b'abakobwa, abasekirite ba 19, nuvuga ngo babuze amajyo. Ubundi akazi k'izamu kakorwaga n'umuntu warangije byose, tuzi ko abazamu ari bamuziye. None dufite abazamu ba 19 20. Hari abangaba bari hano, hari ni radio televiziyo mperutse kujyaho Kimironko, naho nsanga umwana ngo afite 21 kandi ngo yabitangiye afite 19. So niba urubyiruko ruri guhungira amahirwe ya mbere, ubundi wakajya ujya kuba ubuzamu niba urengeje 40 warakoze ibindi. None undi ararangiza tronkome, ikibuga kikamwifungana, akahita yigira mu busekirite. Uhemba ngahe? None se yakora iki mwana? Aya umva kandi ni minisiteri niyo yakagize ibyikora. Niyo bamubwira ngo ni nkaho sinyitindaho. Ibimenyetso by'uko ibyo yakabaye ikora ni ibyo ngibyo, ni kwereka byabo bana. Sibyo? Yakora iki se kandi minisiteri ishinzwe umurimo ntacyo yashyize ahagaragara? Umuntu arajya mu busekirite à 19 ans. Ubundi busekirite bakabugiyemo ibindi byose warabizengurutse, ariko baza umwana wa 18 agahita abona igishoboka ari kujya mu busekirite gusa. Ariko ibintu byarakubabaje by'aba basekirite b'abana. Mais comment? Arirwa kuzuba, ararara ijoro, ibyo bintu twari tubimenyereye ko ari by'abasaza. Abanyerondo babaga ari abasaza, bafe ibikwererekwa, bafite imbaraga. Ariko pana umwana ukirangiza ngo ahere mu busekirite. Ni ukuvuga ngo ndi mu kiganiro wadusobanura ikibazo cyo muhanda, kuko nari maze kuvuga kuri Minefra. Bimeze bite nyirizina? Igice cyo hagati wo yatangira ni hehe? Ikibazo cyo muhanda kimeze gite? Tumaze kuvuga impinduka muri Minefra, ubwo no kugira ngo abayobozi bashya muri Minefra babe bagira icyo bakora. Haturangira rubatse umuhanda uva hano kuri radari kuri polisi mu Busanza. Uvuga amazina y'ahantu yego. Mu Busanza. Uwo muhanda uhuza Kicukiro, Kagarama na Busanza. Ubwo ni wa wundi uca ku Muyange? Uca ku Muyange. Good. Vuga. Uko nari foto y'ubushize imodoka yahirimye igahitana n'amapoto. Ubwo nivuga imodoka, amamoto n'amagare byo barashize. Donc zihagwa buri munsi. Bihagwa buri munsi. Nyine byagenze bite rero? Tubwire ni radari Muyange. Icyo kibazo kiri hehe? Ikibazo rero kiri hagati y'igishanga. Mu gishanga bashizeho kusha ya mbere ivaho. Kusha ntibashyiraho kusha ya none kusha ya mbere yavuyeho ni ibinogo gusa. Haresha hate? Hariho nka metero 600. Ubwo ni nkubwira inzu z'abaturage zahindutse icyondo, kandi urabona hari inzu ziri VIP ntawe utinya kubivuga. Usko bimaze igihe kingana iki? Bimaze amezi nk'6. Okay. Turi mu mbusi, imvura yararangiye. Okay, akabaye harangira. Okay, hari ikindi urenzaho? Nta kindenzaho nuko ibi bintu byakora ubwo bikava mu nzira, bakareka kubangamira n'abaturage, guhora batera irangi n'idolari ryuriye ry'iki gihe. Ziri kubaza abantu za hato na hato. Ibintu bikorwa bihemuze. Okay, rekanze urakoze cyane. Ubu kandi wari live mu kiganiro. Sawa. Bo, urakoze cyane, reka nongere ngaruke kuri Minefra. Yego. Iki kibazo rero uyu muturage ambwiye wa Kicukiro, abantu bamaze iminsi bakivuga, sindahagera, ariko bivuga ko umuhanda uva Kagarama Muyange wambuka radari Busanza hasi mu gishanga, avuze ko harimo metero nka 200 zidakoze, biteza impanuka, amagare, amamoto, imodoka. Yigeze no gufotora anyereka imodoka yagonze ipoto kubera ibyo binogo. Bashyize agakushe kamwe baragenda, none uko agakushe imodoka zikamaraho. Ndagihuza n'icy'umuhanda uva hano Beretwari umanuka mu Kigarama ugaca kwa Rutanga rw'amaboko ugera Karuruma.
nako kariya kantu akantu gato cyane nko kuva kugera nako ntabwo karenza metero 200 hishwe. impamvu rero ntegura kino kiganiro utwo duce ntashatse kutuvuga muri romanima ministeriel cyane cyane kuri Minefra nuko byo igice kinini cyaba kirebwa n'umujyi wa Kigali ariko nawo hano kuri KP barahari ubwo nibabyumvi uwo muhanda Karuruma Beretwari ukiva Karuruma mbere yo gutera ujya kuri station hari munsi y'ishyamba hari ahantu ni habi ndahiriye hategera n'abantu kuko iyo umuntu ataca yihuta nta matara amabandi ashobora kumuhamutegera so nuwo wa Busanza wa Karuruma wo ndawuzi uwo nguwo uva Busanza agati ya Busanza no ku Muyange ujya mu Kagarama ntago ndawugeraho urabona ko uyu muturage ampamagaye ambwiye ati ko wavuze kuzahaza ndahaza se inkora iki nge se mfite guduro nkwa Karuruma hari nk'umumotari wigeze kuntwara mubajije nawe se ahantu ko hadakorwa bigenda gute aransubiza ngo bategereje ngo ko humuka buriya wowe uri umunyamakuru wabajije umumotari ngo ko hadakorwa se niwe wari kukubaza ahantu ko hadakorwa bigenda no wewe wabajije umurwayi ngo baguhuhe muti ahubwo none sakatari yambajije kandi mbona hateye impungenge muganga akabaza umurwayi urashaka uwuhe muti uyu munsi ubwo sivuze ibinyabiziga bihangirikira amarasoro amare yacika ubwo hagati y'umujyi na Minefra ariko nanone nuvuga ngo abashyashya baje muri Minefra bashobora no guhwitura umujyi wa Kigali utwo tuntu bakatwumva yego cyangwa se bagashaka uburyo byakemuka iyo kampani yawukoze ikira cya uriya wa Karuruma wo imyaka nk'itanira arenga c'est vrai no mu gihe nka corona cyambere yayo uwo wa Busanza bambwiye ko avuze ko ari amezi 6 uko biri kose ubwo Minefra akona akiyongereho mu byo igomba kwitaho so ibyo rero mu mvuga rero bya ministeri y'umurimo sinjya mbitinda pe buriya n'abaministeri bayo sinjya mbamenye kuko nta kintu simbona ibyo bakora usibye gutanga amakonje itangazo rya konje simbizi nise base hari za politiki ziye kubaho za hanga umurimo igira ku kazi simbizi oya reka nyihorere ni ministeri y'amakonje ni y'amakonje aha muri ministeri y'ubucuruzi yagiye Prudence Sebahizi haza bwana Kajangwe Antoine Marie ministeri y'ubucuruzi byo ni ibibazo bikomeye ni essence izamuka ry'ibiciro izo za nkunganire PSF nayo simba jene nuko abandi bayobozi impamvu hari byo navuze ko ntari butindeho Lieutenant General retired Karenzi Karake ambassadeur muri Republika ambassadeur wa Republika y'u Rwanda mu Bushinwa ngira ngo wari uriyo yitwa James Kimonyo James Kimonyo numwe wigeze kuba na prefet wa Kibungo bashobora kuba nakuze yego hanyuma General Major Bayingana Emmanuel yabaye ambassadeur muri Israel mugabo w'umuhanga cyane umuhanga cyane impamvu maje kwitonda kugira ngo nongeraho kandi agaragaza urukundo rw'igihugu ntacyo yitayeho kabyite gutyo ntacyo yitayeho nta politike nyinshi nta diplomasi nyinshi ni umugabo kabisa manza yigeze no kuyobora CSS twabanye mu itorero impamvu mbivuze mbaje kwitekereza cyane mpita nibuka ukuntu twabanye ari umutoza turi inkumba iyo yatangaga nk'umwitozo ujyanye no gukunda igihugu mukawita hari uburyo ari twakoze umwitozo wo guterura igisenge kandi igisenge ari igihugu sibyo ariko icyo gisenge harimo itenesi ryicaye mu ndodo twese tugakurura turi nka 12 tugomba gusegasira kugeza izo ndodo zigeze ku butaka bya tenesi ritaguye sinzi wavuze rero ngo riraguye ararakara ati kweri igihugu mu kisi tenesi ubona ko byari bimufashe ku mutima cyane ari umugabo mwiza kandi w'umuhanga
umuhanga wanasomye. Uyu rero agiye muri Isirayeli, ubwo ibisigaye abazi bya diplomasi, ese ambasade nsinzi ko zose ziba zingana, kuki sinzi wasimbuye, ariko Isirayeli ni ngombwa ko hajyayo umusirikare w'umuhanga, kuko n'ubundi Isirayeli iri mu mirwano, sibyo? Hanyuma Jean Ruhunga, Colonel retired Jean Ruhunga, wayoboye RIB igihe kirekire igishingwa, yagizwe ambasaderi muri Polonye. Muri Polonye ubwo asimbuye Professor Shyaka, ari irindi yitwa nde, Anastase. Yes, Professor Shyaka Anastase muri Polonye avuyeyo, ubwo agomba gusimburwa na retired Kano Jean Ruhunga. Abyo ntayo ndi butinde uko ko sinzi uko u Rwanda rubanye na Polonye, sinzi amahirwe ariyo, ariko habaye akazi, habayo n'amashuri. Yego, hanyuma wa undi wari Mifotra yagiye muri Espagne, Chantal Munyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda, tuyishimire Chantal. Hanyuma Kayonga Louise yabaye umuyobozi wa Zigama CSS, uyu yari muri RSSB. Hanyuma Byiringiro Ahavara, Byiringiro Maximilien, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG. Wabyumvise? Uyu Byiringiro Maximilien niwe wari muri rwa ruganda rw'amashanyarazi ku Kivu, ahise ayobora REG. Uwari REG aba umunyamabanga wa leta muri Minefra. Urumva ko muri REG ni indabo gusa. Yego. Murungi Michel, umuyobozi mukuru wungirije muri RSSB. Uyu Michel ngo ashobora kuba yari muri RDB. So muri make impinduka mvuga zifatika nizo muri Minefra. Yego. Cyane nizo muri Minefra rwose, kuko ibyayo biragaragara. Buriya hari abantu, hari ministeri byo zigomba gukora, wabihisha utabihisha abaturage bahita babibona. Reba nk'uyu uhamagaye ati ahanga umuhanda warapfuye, wabihisha se? Iby'amafaranga mu biro it's okay, ushobora kuyavana muri tiruwa rimwe uyashyira mu yindi cyangwa uyashyira mu mufuka, ntabwo ubibona. Ariko imihanda n'ibidakoze turabibona, transport n'ibitanoze, abantu buzuye ku muhanda turabashyira mu mufuka. Niba transport itanoze, umugore ugiye gukingiza we n'uruhinja, izuba riri kubakubitira ku muhanda, turafotora. Ibyo ntaho wabihisha, abyumva. Nubwo muri transport en commun dushime ko babikosoye, polisi ifatanyije na Rura bagashyiraho wa murombero w'amabisi gusa, nabyo no gushaka igisubizo. Ariko abantu babipanga ntago bagenda muri transport en commun. Niyaje muri gare aza ari muri V8 akareba uko abantu bameze gusa, ntarayigendamo ngo arebe imvugo z'abashoferi. Bura wa mufandi retired twavuganaga ejo bundi, ejo nimugoroba, avuga ngo yigisha abashoferi. Ntabwo abigisha gutwara, abigisha uko bitwara, ahubwo imbere yabo batwaye, imbere yabo babisikana mu muhanda. Nibyo twavugaga, twigeze kuba tubivuga ahantu runaka, wibaza ngo ese ku mwana k'umuntu ajya muri auto ikora agakora provisoire, ubu noneho ko ari ugusoma amategeko na online iminsi 3 ukabura tsinze, warangiza ukajya muri auto ikora ugakaraga vora, ukiga amakona, ukajya demarrage, ukabonye perime. Sibyo? Polisi kabiguhaye igipapuro ngo genda utware. Yego. Ariko se ugiye gutwara iki? Uratwarana nabande umuhanda ko atari uwaso wenyine, kurahura nabandi. Ayo masomo uyakura niho uyu musaza nibyabarimo. Nukuvuga ngo wize amategeko y'umuhanda, wiga no gutwara, ariko nuwize gutwarana abo mubisikana, abo utwaye nivute kwa seri. Ko nari mbo mbibabwira, ndavuga nti se umuntu utwara hoho amaze amezi 6 abonye perime, sibyo? Yego. Mu kizami yajyanyemo hoho iri vide, sibyo? Kandi ikizami kibera rimwe na rimwe mu muhanda utarimo n'ibindi binyabiziga. None yigishijwe uko yazayitwara ipakiye, yuzuye umucanga, iri mu muhanda wuzuye izindi modoka, iri kumanuka Kamonyi, harimo amagare n'abanyamaguru n'abana bavuye ku ishuri. Ibyo ni kwa wa musaza. Umuntu
avuye kandi ubwo atwaye hoho ntigeze atwara Hilux. Nabyumva? Ni nkaho cyo kinyabiziga cya mbere afashe igihe kinini. Kuko hari ikigaragaza se. Donc ashobora kuba yarabanje kugira kategori ya Hilux. Ariko Hilux ntigera yitwara. Agahita yisura muri auto ekore agahita akomeza kugeza abonye yaho akaba ari yacaka akaba ari yatangiriraho. Yego. Ibyo twarabivuze twarabiganiriye n'abantu somewhere. Ugafata umuntu akoreye permis abanje D ya minibus nta kazi kayakoze agiye abona D+ agiye muri runo rwa Yutongo ukuntu rungana urabyumva abantu bajyamo ukuntu bangana abahagaze abicaye abadafite isuku mu kwaha abagize gute abavuga nabi yize kumanaginga abo bantu kandi buri turu aratwara abantu nka 60 ku munsi agakora turu tubare enye si 140 abantu 140 bahuye nawe uwo muntu uhura n'abantu 240 bari mu modoka ye twongereho abamotari abanyamaguru n'izindi modoka agenda ahura nazo muri otaye kora ibyo yarabyize eshwe online se barabyigisha oya niyo bitaba online haraho bipanze ahubwo eshwe muri otaye kora ibyo barabivuga se eshwe bakubwira ngo dore iyo umupolisi aguhagaritse ugira utya iyo uzamuka dore pedale ni gutya dore feri dore kona ukuntu bazicamo dore parking hari ikindi ntacyo ari warumva kubwira ngo nutwara abantu nutwara abagenzi umwe agatura umubi uzamubwira utya ishwe akamubwira ati nutwara umuntu w'150 akakwishyura 1000 iyo senkani izatuma mu Rwanda uzitwara gute umugenzi akwambuye senkani akakwishyura 1000 akagusigaramo senkani ibyo barabyiga wapi wa musaza nibyo yakubwiraga nibyo yavugaga ati ngiye mshuri bigisha mishuri ibindi bakajya nkabohereza ego ibyo bintu twabibonyemo nk'ikibazo ku myitwarire y'abashoferi mu muhanda nigeze gutanga n'urugero rw'iki igitipe kigeze kuncaho hano imbere hano kuri la bonne adresse ndi muri zebra crossing kirantuka wa kirantuka nari mvuye kwa Makuza kirantuka kimaze kuntuka nanjye nahise ngera reaction rero mpita nandikira wari ntuza wari wayoboraga traffic ndavuga ariko imihanda yanyu irimo abantu cyangwa ndore nk'iki kirantutse ubwo urabizi ko ngewe nukurebaho cyagendaga kireba muri televiziyo ngo kirebe ko mfotora kandi ngiye foto zijisho wowe ijisho ryawe direct plaque pya hari kwa gatandatu nka saa 4 kwa gatandatu saa 6:20 mpita noherereza wayoboraga traffic ndabwo niko umuhanda harimo abantu cyangwa umuntu agenda tukababonye bose kandi nari muri zebra crossing aho kugira ngo hagarare arantuka nohereza iyo plaque n'ubu ndayibuka yari imodoka nowa y'ubururu ya Bressieri irimo umuntu wambaye umupira wa Chelsea ndabyumva byose ndabiranga gutyo saa 8 bari bayifashe bahise bayifata none bari bayifashe nyine wow none se ko nabonye plaque yayo kandi yagututse kandi bakayifotora nkaburi nkareba nkasanga niyo nuko nyine nta nubwo yarenze yagiye kugera mu biryogo bamucakiye kera urabyumva ariko ikibazo nari mfite ni ukumenya ngo uyu muntu uri kuri vola yize gutwara gusa ariko se yize uko ubanira abaca muri zebra crossing yize uko abanira abanyamaguru yize uko abanira abanyonzi yize uko abanira abamotari yize uko abanira abashoferi bagenzi be kugenda utukana mu muhanda gusa tu ese yize nk'aba bamotari nabo bakabaye babyigishwa motari aragenda ataha muri quartier akarara ku cyuma babyumva yego yagera mu rugo umugore yamubaza ratio bakarwana mu gitondo umugore afata ngaho nikigende genda ujye wirwa muri ibyo byawe uwo muntu azatwara abantu gute ntukwirirwa tukana mu muhanda nawe aha ibyo babyigira hehe rero byo kumenya uko managinga ibisirani wasize mu rugo nuko witwara mu muhanda barabyiga nishwe ubwo nukugana wa musaza cyane cyangwa se inzego zikabishyiraho ku ngufu biga gutwara imodoka ariko ntibiga gutwarana n'abantu utwaye abagenzi abigenza ate umusilamu umushoferi ashobora kuba ari umuyisilamu atwaye abapantekote bigiriye inamugongo babarokore bagenda biririmbira abyitwara amate ko atari mu idini ryabo urumva
cyangwa bakagenda biganirira ku kabenzi. Yego. Batara ahantu twariye akabenzi we. Shoferi abyumva. Kandi ari umusilamu. Abyitwara mate. Izo nyigisho zitangirwa hehe? Sicyo kibazo ufite. Hari umenya uko abyitwaramo kubera kamere ye n'uburyo yarezwe. Ariko se babyiga he? Babyigaye. So nugutanga perimi ni nko gushumura. Gaho genda. Uzimenya. Umunyonzi nako katana priorite ukubite. Bigenda bite? Kuko umuhanda ubamo abantu bamarangamutima atandukanye. So nukuvuga ngo cyane kandi iyo bavuze mu muhanda umuyobozi shoferi niko bayimwita mu rurimi rwabo rwa traffic. Umuyobozi byose zitukwamo nkuru utari kuri vora. Reka ni simba jene. Ibibaye byose babanza shoferi. Babyumva? Yego. So nukuvuga ngo niwe ufite inshingano zo kumanaginga amarangamutima ye kurusha babandi bandi. Yego. Banyumva? Kurusha abandi bandi. Umunyamaguru ashobora no kwambuka yitaba telefone ashobora kujya donc arimo ekuteri. Yego. Wowe ubigenza ute? Nka driver umuyobozi mu muhanda. So ibyo nibyo twashaka nabyo umuntu ya yego kuri ingingo twistoza reka tubanze dutumikira badutumye duhite tuza dufata iyindi ngingo. Yego. Premium Construction Group ni abaenjeneri beza cyane b'abahanga rwose. Iyo ufite amafaranga yawe, ufite ikibanza cyawe, ufite ubushake, dore tugeze mu gihe cy'impeshyi abantu bagiye kubaka, ni mugane Premium Construction Group ibakorere ibintu byiza cyane. Yubaka inzu nziza zidesigninze neza kandi zikomeye pe. Ibyo byo ndabibabwiye, ibyo bakoresha byinshi mu bwubatsi bwabo barabyikorera. Naba engineer beza rero baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ni mubagane bakorera hano i Remera kuri Rebu, bafite n'ishami i Rusizi. Nk'ibyo bidahagije, iryo shami ry'i Rusizi rishobora gusavinga Karongi, Nyamasheke na Bukavu. Ni mubahamagare rero kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 yego. Kwa Musonera Sostene naho rero ntabwo twabibagiwe. Weekend yageze, nimuze tujye mu Gisope, nimuze rwose. Nanabararikira igikombe cy'isi nyamuneka kigiye kuza. Kuri iyo ngingo. Iyo ngingo reka nange ritangaza nubwo bitari byanzinduye. Igikombe cy'isi kigiye kubera kure. Yego. Ahantu harimo difference y'amasaha atari munsi ya 5 hano. Ariko manza hari ahandi nari narabivuze. Ubu tugiye kubona abagabo bacika mu ngo zabo, abana bababure bategereje match. Ngaho nyumvira. Mugure screen muzishyire mu rugo. Match muzirebe nubwo abana baba baryamye, ariko kuyirebera kure. Nuko simbizi uko nzabikontrola. Ariko ubwo ndabakebuye. Nureba match ugashaka kuzarangiza mondial yose. Utaha saa 8, saa 7. Hari niziba saa 10. Urugo rwawe rusanzwe ruhengamye. Nutinda muri match inkike yari isigaye izagwa. Yewe rutangiye kwamaza kwa Sostene ubwo ni nkaho mwiciye isoko. Oya muzarebe ariko muzajya muzireba kwa Sostene niho hantu honyine mushobora kurebera umupira. Kwa Sostene bazajya bayibabikira bagiye biyereke mu gitondo. Ntago ushaka ko abantu barabeshya mwarimu. Kwa Sostene niho muzarebera match y'igikombe cy'isi. Bati imiryango. Kwa Sostene niho muzarebera match z'igikombe cy'isi. Kwa Sostene hari screen nini cyane. Kwa Sostene hari burshete nziza cyane muzaba mureba match mutamira. Kwa Sostene hari kwa Sostene iyi mondial igiye gusenya ingo. Mwarimu reka nivugire kwa Sostene. Kwa Sostene hari n'ibyumba byiza. Hari igihe match izagira irangira ya itinze. Umugore ari mu rugo wiryamire. Ese kudatekereza ko ari n'abasore bazaharebera mwarimu wandekeye kwa Sostene koko. Kwa Sostene rero hari n'ibyumba byiza muzajya muruhukiramo mumaze kureba match. Iwabo ntibataye. Uri ngo ntibataye. Ariko mwarimu.
ntabwo nzi ko sosiyete muza kumvikana oya ahubwo Urumva? tugomba oya kandi ngomba kura ikiro cy'ubwo tugomba kuvugana ni ukuri tugomba guhana amanota ni uguhana amanota rero amanota kandi kwa sosiyete ni ahantu heza cyane ni mugereyo babahereza izo serivisi zose nababwiye bafite n'amasare meza y'inama bafite igikoni cyiza giteka neza ni mugereyo ngewe sosiyete namugira inama ko match za nyuma ya saa 5 atazajya azerekana azajya zarujistra azereka abantu bukeye nka saa 8 z'amanywa sibyo kuba ari umufatanyabikorwa ese wazaba gihari kuba ari umufatanyabikorwa ntabwo ari uwo gufasha abantu kwisenyera abyumva ntacyo reka tubwira abasore ingaragu ariko wari utakwigura screen wari utakwigura screen ujya kurara uturamye ahantu warebeye iwawe udafite ubushobozi bwo kuyigura abwo nabo ariko kurara ijoro wawureka byigeze kubaho turi i Butare niba ari monde yarigeze kuba turi i Butare cyangwa ni Olympique Sydney abantu ntibaryame kandi ejo ari bizana Sydney nayo dufite nayo ni amasaha 5 uvuye hano urabyumva byabaga mu rukerera so reka tuzabigarukaho ariko iyi monde yari ku miryango bahe nimero za sosiyete 0785 40 80 40 yego ubwo abumva bumvise ntawe mbujije yego reka ariko uwumvaga babanze babitegure ubwo hari abo ndokoye hari abo nkuye muri icyo kigari mbere yo kujya kureba match ubanza urebe uko usize mu rugo cyangwa se ugorobereze mu rugo abana bamaze kuryama ubone kugenda na madama abikwemereye natabyemera cyangwa mujyane madamu se najya kureba match none bose ntibagira amarangamutima utayikunda se ibyo ni ibyara akazi ke nyine ariko ntabwo bivuze ngo urajya muri match madama atabyemeye yego natabyemera uraguma uyireberaho cyangwa se mujyane cyangwa uyireke none se natabyemera oya uretse gatoya reka turi kwigisha kurwanya amakimbirane ugomba kubijyamo mwabyemeranyijwe nyine natabyemera urayireka ukayireka urasigara uraguma mu rugo wishimye urahitamo match n'umuryango oya muraba muri kuvugana urahitamo match n'umuryango oya buretse nyine muraba muri kuvugana aho ngaho ibyo uzabivugira ahandi sawa ibyo uzabivugira aho ahandi twimuke akazuba kataza kukwica tugiye ku yindi ngingo ikomeye cyane hagati ya mondial n'urugo hagati ya mondial n'umuryango yego le choix est clair match ntagiye zitaba wayireba bukeye nturi gukina nturi ubutoza nturi perezida w'ikipe nturi perezida w'igihugu kiri gukina nta yawe irimo reka nkwigiriza agatebe hino tujye ku ngingo ikomeye nkuvane ku kazuba nta kibazo nari mfite nta kibazo mba mfite nagira ngo turihunge cyane oya nta kibazo suba mu kazi gusa abafundi ntabwo bari kugikwa urahunga izuba mu kazi abafundi ntabwo bari kugikwa ubu barimuka dukomeze noneho ese ubundi dukoze ingahe tumaze gukora 41 ikisi cyabaye ukwacyo kidusoreje kuri mondial